Bakristo bavandimwe, namwe mwese abateze amatwi radiyo Mariya, Kristo Yezu akuzwe. Dore amasomo matagatifu umubyeyi wacu Kiliziya yaduteguriye kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya gatanu cya Pasika, umwaka wa liturujia A. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 15, kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 6. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Muri iyo minsi abantu bamwe bavuye muri Yudeya baza bigisha abavandimwe bo muri Antiyokiya bati, niba mutigenyesheje uko Musa bitegetse ntimushobora gukizwa. Nuko havuka amakimbirane n'impaka zikomeye kuri Pawulo na Barinaba bavuguruza abo bantu. Niko kwemeza ko Pawulo na Barinaba hamwe n'abandi muri bo bagiye Yerusalemu kureba intumwa n'abakuru b'ikoraniro bakabagisha inama kuri icyo kibazo. Nuko Kiliziya Antiyokiya ibafasha ku byo bakeneye mu rugendo. Banyura muri Fenisiya na Samariya babatekereza ibyo guhinduka kw'abanyamahanga, maze iyo nkuru itera abavandimwe bose ibyishimo byinshi. Bageze i Yerusalemu, Kiliziya yaho irabakira hamwe n'intumwa n'abakuru b'ikoraniro, hanyuma babatekerereza iby'Imana yakoranye nabo byose. Ariko bamwe mu bemeye mu gatsiko k'abafarisayi batera hejuru bati, ni ngombwa ko abo banyamahanga bagenywa kandi bagategekwa kubahiriza amategeko ya Musa. Intumwa n'abakuru b'ikoraniro bateranira hamwe kugira ngo basuzume icyo kibazo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Zaburi ni 121. Tuzajya mu ngoro y'Imana twishimye. Tuzajya mu ngoro y'Imana twishimye. Mbega ibyishimo nagize igihe bambwiye bati, ngwino tujye mu ngoro y'Uhoraho. None urugendo rwacu rutugejeje ku marembo yawe Yerusalemu. Tuzajya mu ngoro y'Imana twishimye. Yerusalemu urumuri rwabatse neza, umujyi ucinyiye cyane. Aho niho imiryango ya Isiraheli, imiryango y'Uhoraho iza mu mutambagiro. Tuzajya mu ngoro y'Imana twishimye. Aho niho Isiraheli iza gusingiza Uhoraho uko abitegetswe. Niho hari intebe y'ukomoka kuri Dawudi, intebe yicaraho igihe aca imanza. Tuzajya mu ngoro y'Imana twishimye. Aleluya, aleluya. Turi abakristo bazutse mu bapfuye kugira ngo turumbukire Imana imbuto. Aleluya. Naho ivanjiri ni iya Yohani umutwe wa 15, kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 8. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Habwa ikuzo Nyagasani. Muri iyo minsi Yezu abwira abigishwa be ati, ndi umuzabibu w'ukuri, naho Data akaba umuhinzi. Ishami ryose riterera imbuto muri rye araritema, naho ishami ryera imbuto araryicira, agira ngo rirusheho kwera imbuto. Mwe murakeye kubera ijambo nababwiye. Nimube rero muri jyewe, nanjye mbe muri mwe. Uko ishami ridashobora kwera imbuto ku bwaryo ritari ku muzabibu, namwe niko mutakwera mutandiho. Jye ndi umuzabibu, mwe mukaba amashami. Uba rero muri jye, nanjye nkaba muri we, yera imbuto nyinshi. Koko tutari kumwe ntacyo mwashobora. Utaba muri jye azajugunywa nk'ishami ritera maze yumagane, kandi bene ayo mashami barayasakuma bakayajugunya mu muriro agashya. Nimumbamo n'amagambo yanjye akababamo, muzasabe icyo muzashaka cyose muzagihabwa. Igihesha Data ikuzo ni uko mwakwera imbuto nyinshi mukaba n'abigishwa banjye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Igihesha Data ikuzo ni uko mwakwera imbuto nyinshi. Bakristo bavandimwe, dore ingingo y'ingenzi nifuzaga ko twazirikana kuri uyu munsi. Igihesha Data ikuzo ni uko mwakwera imbuto nyinshi. Kwera imbuto. Igiti cyose kiribwa cyaterewe kwera imbuto. Kurumba ni igihombo.
Mutagatifu Francisco wa Sale yanditse mu gitabo cye cyitwa Intango y'ubuzima bw'iyobokamana mu gice cya mbere umutwe wa 3 ibi bikurikira: mu ntangiriro Imana yaremye ibiti kugira ngo buri cyose kijye cyera imbuto z'ubwoko bwacyo. Ni nako yaremye muntu kugira ngo buri wese ajye yera imbuto bikurikije umuhamagaro we n'inshingano ze. Bakristo bavandimwe, duhamagariwe kwera imbuto. Turi amashami agenewe kwera imbuto nziza z'umuzabibu nk'uko Yesu abitwigisha muri Ivanjiri. Tuzi kandi ko nta giti cyera imbuto kitavomerewe cyangwa se imizi yacyo itagaburiwe. Natwe niba tutavomerewe, niba tutagaburiwe, ntidushobora kwera imbuto. Aha rero niho nibaza iki kibazo: ni iki kivomerera ubuzima bwacu kugira ngo bwere imbuto nziza kandi nyinshi nk'uko Yesu abyifuza? Iyo ndebye mu masomo y'uyu munsi, mbona ibintu bibiri muri bimwe bya ngombwa kugira ngo tubashe kwera imbuto. Icya mbere ni ukuba muri Yezu, kubana na Yezu. Icya kabiri ni ukwicara hamwe n'abavandimwe tukajya inama, tugafashanya, tugasenga, tukambaza Roho Mutagatifu. Mpereye ku cya mbere, Yezu niwe utubwira muri iyi Ivanjiri ya none ati uko ishami ridashobora kwera imbuto ku bwaryo ritari ku muzabibu, namwe niko mutakwera imbuto mutandimo. Ibi bisobanura ko dukeneye kuba muri Yezu kugira ngo twere imbuto. Dukeneye kwinjira mu mitekerereze, mu migenzereze ya Yezu. Nicyo bivuga kuba muri we. Ibi kandi tuzabifashwamo no gusoma no kuzirikana ijambo rye, kumuhabwa mu Ukaristiya no kumushengerera, kugira ngo ubuzima bwe bugende bwinjira muri twe buke buke, buhoro buhoro, uko bwije uko bukeye. Nkomereje ku cya kabiri, dukeneye nk'abakristu kwicara hamwe, tugasenga, tukajya inama. Niko intumwa zabigenje mu ntangiriro ya Kiliziya. Twabyumvise mu isomo rya mbere. Mu ikoraniro rya Antiyokiya ngo havutse amakimbirane kuko bamwe mu bavuye muri Yudeya bashatse gutegeka abanyamahanga kwigenyesha ngo kugira ngo nabo baronke agakiza. Byasabye ko Pawulo na Barinaba ndetse n'abandi bayoboke ba Antiyokiya bafata inzira bakajya i Yerusalemu guhura n'intumwa n'abakuru b'ikoraniro. Byabaye ngombwa ko bicara hamwe bakajya inama bamurikiwe na Roho Mutagatifu kugira ngo babashe gukemura aya makimbirane. Ni koko ngo abagiye inama Imana irabasanga. Bavandimwe rero, mucyo dusabe Nyagasani ngo atuvugurure mu isengesho no kumenya kujya inama kugira ngo natwe twere imbuto nyinshi. Tumusabe kumenya kumubamo, kumenya kumuha umwanya. Tumusabe no kurushaho kubana neza hagati yacu kugira ngo twere imbuto. Reka nsoreze kuri utu tubazo tubiri: ni iki cyera imbuto mu buzima bwanjye kandi kirahari byanze bikunze? Ni iki cyera imbuto mu buzima bwanjye? Reka nshimire Nyagasani, we umpa kwera imbuto. Aho kubyiratana, reka nshimire wampaye kwera imbuto. Akabazo ka kabiri: ni iki kitera imbuto mu buzima bwanjye? Nacyo kirahari byanze bikunze. Ni iki cyumiranye? Reka nkereke Nyagasani, musabe kukirandura no kukijugunya kure yanjye. Bityo nzahesha Imana ikuzo, nera imbuto nziza kandi nyinshi. Kristu Yezu akuzwe. Mwari kumwe na Padiri Jean Claude Mutabazi wa Diyoseze ya Butare.